Imana ishimwe cyane bene data, ndashima se umwami wacu Yesu Kristo uduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire ijambo ryayo, kandi Uwiteka abiteho kandi akomeze abazigame mwebwe n'abanyu kugeza kw'iherezo, kugeza tubonye Imana ishimwe, kugeza kuri cya gitondo cyiza cy'ubugingo, cya kindi tuzaririmba indirimbo y'umwana w'intama w'Imana, cya kindi tuzahabwa ibyasezeranijwe, cya kindi tuzibagirwa imibabaro yose yo mu isi, cya kindi tuzibagirwa amarira yose twaririye muri iyi si, cya kindi tuzambikwa amakamba atatseho inyenyeri, cya kindi tuzabwirwa ngo murakaze neza bwoko bwanje, cya kindi tuzareba Imana ubwacu n'amaso yacu, kwa kundi Yobu yabivuze aravuga ngo umubiri wanje niwamara kubora nzareba Imana, ngo kandi ngo nzayireba n'aya maso yanje, ngo nzayitegereza, ngo ntabwo azaba ari amaso y'undi, ngo nicyo gitumye ngo umubiri we umazwe n'urukumbuzi muri cya gitondo. Imana ibarindire kugira ngo cya gitondo, igitondo cy'ubugingo, twese tuzabashe kuhahurira, twese tuzabashe kukibona. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi wa none nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana tuza gusanga mu gitabo cya Zaburi isura 23 umurongo wa mbere. Uravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanje sinzakena. Amen. Mu gihe Uwiteka azatubera umwungeri ntabwo tuzakena, kuko ni umwungeri mwiza. Nta cyiza tuzakenana uyu mugabo. Imana ishimwe cyane. Ni umwungeri mwiza, nta cyiza tuzamukenana, kuko Imana yafashe ibyiza byose ibishyira muri Kristo Yesu, irangize iramuduha, kandi akatubera iki? Akatubera umwungeri ufite inzuri nziza. Imana ishimwe cyane. Umwungeri ufite inzuri nziza, ari nayo mpamvu rero nta cyiza tuzamuburana, kuko uyu mwungeri ni umwungeri uzi kuragira. Intama yaragiye ntizazicwa n'inzara, intama yaragiye ntizazicwa n'inyota, intama yaragiye ntazazitererana, intama yaragiye ntazazisiga. Iyo arwaye azayivura, iyo avunitse akayunga, iyo azimiye akayishaka, iyo atewe akayitabara. Mu mwijima w'icuraburindi aba arimo ayishaka. Ni umugabo udatinya umwijima w'icuraburindi, ni umugabo udatinya urusobekerane rw'ibibazo, abe yarekerera intama ziwe. Ni umugabo udatinya izuba ryinshi, mu gihe intama iri mu bibazo arigendamo kugira ngo abashe kwiha ubuzima. Imana ishimwe cyane. Iyo anyose ntayima amazi, kuko mu rwuri rwiwe huzuyemo amasoko. Niwe soko ry'amazi y'ubuzima, ngo kandi intama yose yanyoye amazi y'iri soko, iyo yose ntizapfa. Ari nayo mpamvu bivuze muri Yohana aravuga ngo nubwo uzaba yarapfuye azongera, intama yose nubwo izaba yarapfuye izongera ibeho. Nimba yarabashije kuba muri uru rwuri, nimba yaranyoye amazi yo muri uru rwuri, amazi y'ubugingo, iyo izongera ibeho. Umwungeri mwiza. Imana ishimwe cyane. Umwungeri mwiza. Nituba muri uru rwuri rwiwe ntacyo tuzakena, ntabwo tuzakena imbaraga, ntabwo tuzamukenana imbaraga. Mu gihe dukena imbaraga n'igihe tuba twabashe kuja mu zindi nzuri, ntabwo tuzamukenana ubwenge. Ariyo mpamvu Yakobo yabivuze, aravuga ngo uzi ubwenge nabumusabe, kuko niwe uzi gutanga ubwenge. Ntabwo tuzamukenana ubwenge, ntabwo tuzamukenana gukiranuka. Iyo dukiranirwa ni ukuvuga ngo tuba twagiye kure nawe,
iyo dukiranirwa no kuvuga ngo tuba twavuye mu rwuri rwiwe, ntabwo tuzamuburana imigisha, kuko niwe se w'imigisha, niwe soko y'imigisha yose. Nituba hafi nawe, nitugendana nawe, ntabwo tuzabura imigisha. Imana ishimwe cyane, kuko niwe mugisha wa mbere wibanze. Imana ishimwe cyane. Tube muri we, tube mu rwuri rwiwe, duturane na Yesu, tugendane na Yesu, kugira ngo tubashe kuragirwa nawe, kandi namara kuturagira tazadutererana, tazaturekerera. Imana ishimwe cyane, kuko uyu mugabo, Imana ishimwe, kuko uyu mugabo ni umugabo mutosangira agucure, ni umugabo utosaba kwime, ni umugabo mutojana gusige. Imana ishimwe cyane. Ntimwobana kubanire nabi, ntimwoba inshuti akuryarye, ntiwo mwizera akugambanire. Ni umugabo mwiza cyane, ni umugabo uruta abandi bagabo, ni inshuti nziza itabura kuboneka mu byago no mu makuba. Ni umubyeyi mwiza, umubyeyi w'ibihe byose, ni umufasha mwiza, umufasha utabura kuboneka mu mwijima w'icuraburindi. Imana ishimwe cyane. Ni umujyanama mwiza, umujyanama utagushuka, umujyanama utakugendera inama mbi, umujyanama ukwereka inzira y'ubugingo. Imana ishimwe cyane. Rero mureke tube mu rwuri rwiwe, kuko muri uru rwuri rwiwe tuzorya kandi duhage ibyishimo byo mu ijuru, duhage amahoro yo mu ijuru, duhage imbaraga z'iteka ryose, twambike ubwiza bw'iteka ryose. Imana ishimwe cyane, kandi tubashe gushirirwaho uburinzi, kandi uburinzi bw'iteka ryose, tugoteshwa amaboko y'uhoraho. Ntabwo imbwebwe n'imigambi y'inshakura izagira ikidutwara turi mu rwuri rw'Uwiteka. Ntabwo amaboko y'ababi azagira icyo adutwara turi mu rwuri rw'Uwiteka, kuko nyiri uru rwuri azi kurinda, nyiri uru rwuri ahora ari maso kubw'umukumbi wiwe. Ntabwo tuzokena. Ariyo mpamvu Dawidi yabivuze, aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanje, sinzokena ngo aryamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, asubiza intege mu bugingo bwanje, anyobora inzira zo gukiranuka, antunganyiriza ameza imbere y'abanzi banje, asize amavuta mu mutwe. Ni ukuvuga ngo uyu uhoraho azi kutwitaho, azi ibidukwiye, kandi atugirira neza. Ijambo ry'Uwiteka ribafashe, kandi ijambo ry'Imana ribagirire neza. Tuve mu zindi nzuri twinjire mu rwuri rw'Uwiteka, tuve mu zindi nzira twinjire mu nzira z'Uwiteka. Nimba dukeneye ibyiza byose, kandi twamara gushika ntaco tuzomuburana. Ni umugabo uzi gutanga ibyiza ku ntama ze, ni umugabo uzi kuragira intama ze no kuzishakira ibyiza. Rero muze tube muri we, kugira ngo twakire ibyiza byose, kandi ibyiza byose bikomoka muri we. Amen. Uwiteka niwe mwungeri wanje, nta nicyo nzakena, ndi kumwe nawe, anjanira